kanywere kuko wakwirinda iri kosa n'uburyo ushobora kuba warikuramo Burundi ntirizongere. Hari ukuntu uba wibereye nko kuri TikTok ukabona ijambo nk'iri ngiri rikunze kuza muri telefone yawe, cyangwa waba wibereye kuri mbese ku yindi application runaka ukabona ijambo nk'iri ngiri ryitambitsemo nk'iri ngiri gutya, ukibaza ese byagenze bite, ese biterwa n'iki, ese ni gute wabikuramo. Mbese iki kibazo gihangayikishije abantu benshi cyane. Waba wibereye kuri application runaka ugasanga wibereye kuri TikTok cyangwa wibereye kuri YouTube, mbese ugasanga kuri application runaka uriho cyangwa urimo urirebera video bisanzwe, iri jambo rikunze kuza muri telefone, ukibaza ese biterwa n'iki, ese ni gute nabikuramo, ese bigenda bite. Urabizi yuko yuje ugakanda handitse ngo close app, icyo uva kuri iyo application wari urimo. Ese ni gute ushobora kuba wabihagarika, ni gute ushobora kuba wabikuramo, ese biterwa n'iki. Reka nkwereke uko wabigenza n'uburyo ushobora kuba wabikuramo burundu n'icyo bisobanuye, hanyuma nkusobanura nkwereke uko bigenze bigenda. Akenshi na kenshi ibi bintu bikunze kuba kuri application mu gihe uri gukoresha application cyane wayikoresheje umwanya munini cyane, ariko urundi ruhande akenshi ujya usanga kuri application iyo bigenze gutyo nko kuri YouTube, icyo gihe YouTube ntabwo ikora, irahagarara uyijyaho ahubwo bakakwereka ibindi, aho kugira wibonere ibindi, mbese kugira mbese ubone mbese wibonere mbese TikTok bisanzwe ngo uyikoreshe nkuko bisanzwe uyikoresha, ahubwo hakiziramo ibindi. Nabibonye neza ubwo nari ndi gufungura ChatGPT, hanyuma yifunguye nsabye ko mbese nashyiramo email nkakora mbese nari nakoze log out ndasohoka, hanyuma ngarutse inyuma kugira ninjire biranga, nibwo nahise mfata umwanzuro ko nakora iyi video kugira ngo mbashe ko nayibagezaho. Namwe umuntu wese ujye ukigira ikibazo kuri application yajya ugasanga muha ijambo nk'iri ngiri ryanditseho nguku urimo uribona nguku gutya, n'amagambo abiri harimo wait, uyu akanze urategereza mu kanya rikongera rikagarukamo yuko hanze hano handitse ngo wait, ariko hanze hano handitse ngo close app. Icyo gihe bita bigenze bihita bivamo, nimba ari kweditinga kuri application, nimba ari kuri YouTube, nimba ari kuri Facebook, icyo gihe byose bita bivamo. Nimba ari kwirebera nka video muri file bisanzwe, hakazamo iri jambo gakanda hano handitse ngo close app, icyo gihe bita bivamo. Ariko kanze hano handitse ngo wait, ngo ubutegereje, icyo gihe mbese uragunyuka ikoresha, ariko mu kanya gato cyane bikongera bikagarukamo. Ibi nabonye bikunze kubangamira abantu benshi cyane, kandi mbona abantu benshi batazi uburyo bashobora kuba wageze babikuramo n'uburyo ushobora kuba wageze wabikosora. Nizaho iminota mike cyane nkwereko uburyo uri bubigenze, hanyuma ubikosore ku buryo bitazongera kukubaho n'umunsi n'umwe. Gusa ikibazo uri buze kugira inyunganizi, ikintu ushaka ko nazagukoreraho muri video zacu z'ubutaha, ucyandika hasi muri chat, hasi muri comment, kugira ngo ubutanzagaruka aricyo ndi kugwese, aricyo ndi kuvuga nk'ibisanzwe n'ibikora Imana Tech 250, mudufollowing kuri Facebook, Instagram na Twitter, no kuri TikTok hose mugenze mudufollowing n'iryo zina, hanyuma mujye mubasha kudukurikira. Nimba wifuza kuzongera kumbona nibagiye kugenda udakanze subscribe, none igitekerezo nacyo ube wagisize hasi muri comment. Hanyuma nk'uko urimo kubibona aha nibereye kuri Facebook, mbese akenshi na kenshi niho bikunze kuba cyane kuri Facebook na YouTube, ariko naje ahangaha wenda nk'urugero hano kuri ChatGPT. Ibi biba kuri application yose iyo ari yo yose byayibaho. Dore uko byagenze, reka nze mbikwereka hano kuri ChatGPT. Nk'ibisanzwe ugakanda kugamenza uko gasaraba, hanyuma ugatama hano handitse ngo photo. Ahangaha yari ubwa mbere ufunguye ChatGPT, iyo ukanze hano handitse ngo photo bahita bagusaba kuganze kwihuza na email, hano ukanda handitse ngo continue Google, hanyuma bagata baguhuzana email ufite muri telefone, ukayihitamo, maze kuyitamo uhita ukanda continue. Gusa ngewe reba uko byagenze urimo urabibona neza cyane ko nanjye naje gucya n'ubundi nkahitamo, nategereje nahakanze no handitse ngo continue, hano mitanganda hano kuri iyi email urukubona ko nayihisemo ndangije ndategerezamo akanya gacya cyane. Gusa ntabwo byigeze bigenze, ntabwo byigeze bikunda, ahubwo byagumye birazenguruka nk'uko birangira bisubiye inyuma. Nkubitsa ko ibi biba kuri Facebook, wayijyaho ikanga gufunguka, ikanga kukwereka haraho gushyiramo nimero, wajya kuri YouTube
ukabura search ahubwo hagagumamo kiriya kirango cya YouTube akaba aricyo kigumiramo, yaba ari kuri Facebook cyangwa izindi mbuga zose nazo bikagenzwe nabwo ugasanga ni gutyo byagenze hagumye muri icyo kirango. Hanyuma urabibona yuko nanjye nahisemo email. Ubu gutya ndategereje nagumye gukanda ndategereza, gusa iri ni ikosa abantu benshi bajya bakunda gukora, gusa uraza gutegereza neza akanya gake cyane hanyuma nkwereke uburyo byaje kugenda. Wewe bishobora kuba byanze kuri YouTube, nimba ujya kuri YouTube ukiyifungura hakigumiramo kiriya kirango ugategereza gusa nikigere kivamo, cyangwa wajya kuri Facebook naho hakigumiramo kiriya kirango, cyangwa bakagureza ibintu bigose bidasobanutse. Nimba ari application ari Facebook cyangwa TikTok iri kugenda ikora nabi, itari sanzwe ikora nabi nguko, ngwino nkwereke agakosa gatoya gusa ukosoraho gacya cyane, nkwereke uburyo no kuri Facebook bibaho ni kuri application zose zo muri telefone. Ibi bintu bijya bibaho nk'uko urimo kubibona. Nagumye nategereza, urabona yuko ni ibintu bijya birambirana cyane, gusa nyemerera muyoboreho akanya gacya cyane hanyuma nkwereke uburyo uri buze kubikemura. Urabona ko nategereje gutyo, urabona hano nge nta hantu nakoze, hanyuma ndategereza nk'uko urimo kubibona nanjye niko nategereje, ndategereza urabibona neza cyane. Aho kugira ngo ifunguke witegereze neza cyane, urabona yuko urabibona neza cyane, urabona neza cyane, gumya witegereze neza cyane, urabibona neza cyane. Ubu ngubu byagakwiye kuba bihise bigenze bifunguka, ariko ni witegereza neza urabona yuko mise ngaruka handi n'ubundi nagenze natangire uko bivuze uko ntago byakunda. Niyo nakanda hano hasi handitse ngo continue wait Google, ntago byakunda. None uko uri bikemure, ufungura App Store yawe hanyuma uze nimba ari application iyo ari yo yose yagize icyo kibazo, nushaka kubigenzura kuri application zose. Nimba ari Facebook uze wandikemo Facebook, nimba ari TikTok uze uyandika hano kuri App Store, ariko utayisibye ikiri muri telefone ikirimo utigeze uyisibye. Hanyuma uze hano handitse hano kuri App Store, hanyuma uze ushake ukore search wandikemo iyo application runaka. Nimba ari YouTube wandikemo YouTube, mu gihe yanze iri kugumamo kiriya kirango gusa uyandikemo. Hano ngiye bitewe nuko ni TikTok, ikintu urakora uraza uze hano kuri TikTok wandikemo uraza no kuri App Store wandikamo TikTok. Iyo application yanze gukora, uri kuyifungura bikanga, uri kubona sinzi ukuntu bimeze byahindutse. Nimba ari application yo editinga ngwino yandika no kuri App Store, hanyuma urebe aka kantu ngiye kwa nakwereka, hanyuma urascoringaho gacya cyane, hanyuma uze urebe ahangaha gutya uzuyikandeho nguko gutya. Dore ikibazo ahantu kiri, urabona ko hano hari TikTok ngiyi, ariko urabona hano ku ruhande hagakwiye kuba handitse ngo open, ariko handitseho update. Bivuze yuko TikTok ufite irashaje, kugira ngo uyivugurure rero ukanda hano handitse ngo update. Ahangaha gutya ukahakanda nguko gutya, ukahakanda hanyuma bashobora kubeza ibingi ugakanda hari hasi kuri not now, hanyuma ukahakanda, hanyuma ugategereza gutya bitewe na megabyte ufite, urategereza amakanya gacya cyane irabara igere ku 100. Urategereza wihanganye, irabara igere ku 100 ube nkuri kugese nkuri kongera ku downloading ariko utigeze ugenze uyisibye. Ibi ngibi urabikora kuri WhatsApp igirangira, mbese wari usanzwe uyikoresha ariko mu gitondo burakeye uyifunguye bahise bakwereza ibintu by'amatariki hasi hagati bakakwereka ijambo ryanditse ngo download. Iryo ngiryo ujye uhita uyikandaho rigatari kujyana hano kuri App Store, ukagenze ukahita uyihereza mbese uyapdatinga nk'uko dukoze kuri iyi TikTok. Bigerageze kuri application zose ufite muri telefone, iyo usanga yanditseho update yose ujye ukanda hari kuri update, hanyuma iyi updating ifate vision nshyashya, kubera yuko nicyo kibazo. Impamvu baba bayihagaritse ni ukubera yuko ibi gikoresha vision nshyashya, ntabwo wabasha kubona nk'amatangazo mashya ya Facebook cyangwa TikTok cyangwa Instagram, imbuga zose mbese application yose yuje ukayisha
ukayishaka ahangaha, hanyuma hari ahanditse update twabonye nuhabone handitse open, ujye umenya yuko byagenze, ujye umenya ko yarangiye, ujye uhakanda buri gihe uhora ucekinga urebe ko handitse update. Noneho turazana hano kuri ChatGPT nayo ugenze uzi ukore research hano ahangaha gutya mu nguni ahangaha urabona ko hano handitse ngo update. Nawe nusanga handitse update menya yuko ntabwo mbese ntabwo irimo neza, kora hano handitse update, iyi updating irabara igere ku ijana. Nukora hano handitse ngo update, nusanga handitse open unyandikira hasi ubwira bifite ikindi kibazo, ntabwo araba ari iki ngiki, unyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe kuba nagarutse nagufasha, utunyandikira hasi. Hanyuma none ukimara gukanda hano handitse update irabara igere ku ijana, haha none mbese hari handitse update ati hajya open. Hanyuma icyo gihe biraba byakunze, nidusubira handi kuri ChatGPT tugahuza neza, icyo gihe birahita bigenze bikunda. Nawe nimba yari YouTube yari yanze, icyo gihe numara gukora ibi ngibi urajya kuri YouTube uyifungure, birahita bigenze bifunguka. Ndakeka ama network ngewe arimo kwanga, iyo byanze wari ufite amarezo iki kintu nkuze sinzi niba mukibonye, uraza ukamanura hano hejuru ugashyiramo akadege, nimba wari ufite connection ariko zikagenda mu kanya gacya cyane, uramanura hejuru hanyuma ugashyiramo akadege ugatongera ukagukuramo. Icyo gihe network zita zisubira uko zari zimeze, akenshi na kenshi ugasanga ziba zifite n'imbaraga n'ingufu nyinshi cyane, mbese zihuta neza cyane. Aka kantu nako ni ingenzi cyane ndakabibiye, ugashyiramo kara kadege ugatongeza ukagakuramo. Icyo gihe data zitazongera zigakora neza cyane zifite umuvuduko uri hejuru uri hayi nk'uwo watangiranye, urabibona neza cyane. Gusa nge nubwo mbikoze nkeka yuko atari ukubera ko mbese atari ikibazo cya network, ahubwo ngewe iki ni ikibazo cy'uko mega nge ziranceranye, muranyihanganira. Gusa we numara kubikora nk'uku nguku urategereza iyi updating hanyuma ibare igere ku ijana, nigera ku ijana ucungure urebe neza ko hageze haje open. Ibi bintu bigerageze kuri application zose ufite muri telefone, nusanga nyinshi ariko zimeze buri application zose uri busanga handitse update, ujye umenya ko itari gukora neza, ujye ukanda hari handitse update. Iyi video sharing abantu nka babiri byibuze, hanyuma noneho igitekerezo cyawe niba byakunze aha hasi ucyandika hasi muri comment, n'ikintu ushaka ko ndaza gukoreraho muri video zacu z'ubutaha nacyo ucyandike hasi muri comment. Nkuko urimo kubibona urabona ko ngiye yatangiye kubara, ariko gusa megabytes zanjye ziranciranye ntabwo turi bukomezanye. Gusa nawe bigerageze hanyuma uze kumbwira hano hasi muri comment. Rero reka duhure muri video zacu nakagaruka, kandi nimba hari umuntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose wibuke kugisiga hano hasi muri comment. Kandi buriya mbibutsa ko umuco mwiza kugera kuri video ukasiga utanze comment y'uburyo wabonye video, ibyo birafasha cyane. Noneho hanyuma ikindi no gusiga like, kurayikinga video ntabwo ari amafaranga ubumpaye, ntabwo ari amafaranga ubumpaye mu by'ukuri. Mu gihe ibi bintu uri kubona wabikunze, wabikoze byakunze, ese byanze tubwira hasi muri comment. Ese niki twakongera muri video zacu, ese meze bite? We ikibazo icyo ari cyo cyose ufite ikitwandikira hasi muri comment kugira ngo nawe tuzabashe nzabashe kugufasha. Rero reka duhure muri video zacu,